ninzi uyu wabonye nibyo nakoze bihamanya n'umutima nama wanjye nakongera nkabikora cyangwa nzongera mbikore n'ikindi gihe. Cyo nashaka kukikubwira. Wakoresheje ijambo uvuga ngo baringa, ariko ngo ndi baringa, wagiye unyita baringa. Reka nkomeze mbe baringa, niko nabihisemo. Icyo ni ikintu kimwe. Number 2, wavuze ngo the time I attack you ngo wanyeretse uburemere wari ufite kuri Godfather, wanyeretse uburemere. Ubwo buremere bwari buremereye nk'ipamba. Bwari buremereye nk'ipamba. Nta kintu ushobora kunkora cyangwa ushobora gukora kuri Godfather. That's number 2. Umuntu wakwandikiye waramubwiye ngo wowe n'ababice ngo mugiye kuzimya Godfather. Ni kwa mubwiye. Aha. So big man. Ntabwo nshaka nta nubwo ndahanga mu ntambara y'amagambo. Mugerageze. Try it and do it. Ibyerekeranye n'iby'uru Rwanda rwakoze again and again, nagombaga kumwamagana kandi I'm proud w'icyo kintu kongera kubikora. Still hanyuma ngaho komeza uremerere Godfather. Mfite imbaraga zo kukwikorera. Ndumva nta bindi nibuze kurenza kuri wowe, naho ibyo kugenda hariya muvuga ngo gusimya umuntu. What are you talking about? Ibyo nibikimwa muvuga. Social media cyangwa iyi media na karima kabande. So ndagupasinze nkuvuyeyo. Hari izindi kosho de la forêt abateruye kuri ibigibi byose. Ni wowe mpaye agaciro ko gusubiza. Nobody else nshobora gutaho umwanya muvugaho cyangwa musubiza, ntabwo bikunda. Ntawe. Ubu se kambabazi. Mvanga ngiye gusubiza Badrama. Ubu mfata umwanya nicara ahangaha ngiye gusubiza Badrama. Kurara amahomvu baraye bata. Musubize namwe. Ubwo mvaha muri bira bitakaragasi. Ingiye gusubiza Badrama nawe ngiye kuvuga ku mwanda baraye bavuze. Buri interamwe yose ivuze, buri ntuza yose ivuze ngende ngiye kwicara nawe ngiye kubasubiza, ntabwo bikunda. So here's the thing. Nimukomeze mu nyamamaze. Mukomeze mu nyamamaze. Buri kigushu, buri kosho de la forêt yose bahaguruke mugende. So hari nk'abantu banashaka kumva, no matwi yanjye kumva byonyine ngakwenkwenuka. So twumvikane rero. Numvaga ndi hosting nkabura umuntu. Numvaga ndi hosting nkabura biju mwiboroka abantu. No biju mwemuretse kuboroka abantu. Ni mubyutinge no muntu mubareke. Let's mubandekere. So listen to me. Iyi ni social media 2026. Turi kumwe? Aho
ntakeneye sympathy y'uwo ari we wese. I can speak my mind igihe mbishakiye cyari cyo cyose. Ngaho mwabonye abambari nimwurire igikamyo, nimwurire igikamyo. Uzi ukuntu mbabona, ndavuga muri rusange. Yagosiwe bahaga amakoyini se akarira hano kwa Godfather ejo bundi, none kandi mutapinge screen nitugera ku 50 ndareka inkuru, mutapinge screen nitugera kuri 50,000 ndareka inkuru. Ntabwo oya Yago namaze kumutambuka kare nagomba kumubwira amagambo ari kana yamubwiye, so icyo nshaka kuvuga ni kimwe n'iki. Listen to me. Ikosa udashobora gukora niri na rimwe, listen to me, ikosa ridashoboka n'aka na gato. It's to come here kamera ngo urankura urakakurwa mu urankuraho abantu. Ntabwo abantu, listen to me, mushobora gutekereza impamvu ureke iyi mentalite y'ubugoryi numvishe njye bampaye ibintu ngiye ndabyumvishe ngira n'iseseme ndabireka ngo ibyavuye mu bahomvu ya kira kigarasha birabigoryi byagiye gukora ibiganiro ngo ni babadrama. Can imagine toi ngo Godfather ngo ntabwo yigeze abo, ngo Godfather ngo ni ikintu leta yakoze. Listen to me, Yago ndashaka ubwo buremere umbwiye nabonye mu gihe cya beje butaboringe uze nkwikorere. Mfite imbaraga zo kugwikorera n'ubwo buremere bwawe. Urampa umurongo ngenderwaho uburyo nkoramo ibintu byanjye. Sawa sherifu w'imihanda we, sherifu wa social media ugena ibyo abantu bavuga n'igihe babivugira nuko babivuga. Okay? Kuri Godfather ndashoboye, ndoroshye kubana kubishaka. So abandi bakanda nzugi bose basange sebuja wabo badrama bagende none ahubwo bakore kampanye bashake n'ibyapa bashyire ku muhanda bavuga ati mwamagane Godfather. Magana Godfather? Seriously? Ukumva ko ufite mu mutwe hazima hatekereza? Ngaho fata abantu 600 batwari. Fata abantu 600 ubatwari. Listen to me. Ikintu mugomba kumenya, niba mutekereza ko ibyaha, ndabisubiramo, icyaha cyangwa iyo mvuze n'uyu munsi hagira undi bikora none ankwereke, hagire undi ufatwa afungwe ufite izina, ntabwo nzingira mu rugo rw'umuntu, fungwa ufite uraho ngaho uri icyamamare ufungwe, ndagukoraho live as long as I have that information, including everybody nawe. Ndabaza nabajije mu kanya uwo muhanzi afata uriya mwana w'umukobwa akamugira kuri twabonye nari amashusho, iriya ni edit, ni AI abikora kuri akabigenza kuri ya hazagamo ubuhanga bwe bw'ubuhanzi ku buryo bigenda neza, akamukubita muri ntuza ya ndirimbo y'umurundi kazi. What's wrong with you people? Hanyuma oya urabona ko ari umuhanzi kandi urabona ngiye bihishire, never, ntibikunda. Wakoze ihohotera kwisa umwana w'umukobwa ndakwamagana. Ibyo wakoze byose nubwo bugoryi. So ntabwo nababwiye ko ngiye Godfather nta kosho de la fore nisobanuraho. Turi kumwe? Niyo mpamvu mwa prodinge Godfather mucuruze mbagaburire nkuko ngaburira abandi bose. Turi kumwe? Ariko reka basobanurire. This is social media. Aho nobody, ndabisubiramo, nta n'uyu n'umwe
ufite ubushobozi bwo kuvuga ngo kora ibi. You have to date this person. Ndo bagiza akarima ka audience yanjye. I have my audience, you have your fucking audience, mind your own business. Turi kumwe? Mwabaye abashumba ryari bashumba ibivugirwa kuri social media. So the thing is, ndumva ari ibyo. Naho ubundi bwose bubwirwa bumoka byose ndasaba odikaza abantu banjye. Reka nongere nsaba abantu banjye. Ndasaba ko hatagira undi muntu unuyu numwe wongera kunyohereza ibitabapfu. Yago impamvu mushubije nuko yarangirijeho message avuga ngo inama n'icyifuzo cyanjye ni iki. Are we together? That's why nafashe ya mbere avuga nti wowe ndaza kugusubiza nibibonera umwanya nabwo nuko mbonye akanya natashe nanyoye Red Bull ndikumva ameze fresh. So listen to me. Izindi kosho de la forêt n'ibindi byose yego muravuga mukagira sinkene no kubyumva ntabwo njye n'uwo mwanya. Bese kababaza ikintu kimwe. Ubu ngubu buri muhirimbiri wose uje